ati mufashe gutandukanya ubwoko bune bw'ibirayi, ati nyakirayi na kirayi cy'umugabo na kirayi cy'inka ngo ni kirayi bateka, ati mfashe unsigurire ayo mazina ko ari ane uyantandukanirize ibyo birayi bine. Turabegereje mwese kuri Voice of God D.C. Hano turi kumwe n'abasista bacu, simvuga amazina yabo bo bonyine baraza kwivuga. Reka dutangirane n'umukobwa uri hano hafi yanje, karibu ubashe kwibwira abantu. Amazina yanjye nitwa Aline, twishimiye kuba hano kuri The Voice of God. Nanjye amazina yanjye nitwa Ladus, ndishimye kubana namwe kuri The Voice of God. Amazina nitwa Hope, nishimiye kuba kuri Voice of God. Yes, Voice of God, cyangwa se abatazi icyo cyongereza bisigura ngo n'ijwi ry'Imana. Hano tuhatisha ibiganiro bitandukanye, indirimbo n'ivugabutumwa. Rero abantu batarakora subscribe tubasaba kuyikora kugira ngo tuzaza tubana nabo iminsi itandukanye, abizoza bicaho bazabasha kwibona mu buryo bworoshye cyane. Muzaba mugize neza muramutse mudufashije icyo kintu. Ariko ntabwo mwibwiye abantu neza, numvise gusa wavuga izina ugahita utambuka, ubundi agahita avuga izina agahita atambuka. None se mwari kuvuga ahantu mutuye? Ibyo ngibyo zarubwiye byo nafasha abantu. None mutuye hehe? Dutuye muri Australia. Okay, mbere na mbere turi abanyamurenge. Ako kantu niko nari nkeneye. Kuba abanyamurenge, turi abanyamurenge batuye muri Australia mu karere ka Sydney mu mujyi wa Aubrey. Kuko twese turaturanye, turi abasista, tukaba turi abasinzira twese mutubona. Mwese ako kantu abasista mura amadubu. Ako kantu mushyizemo ngo abasista, iminsi ishize hari ukuntu narebye igitaramo cyanyu kuri cyane yitwa The Sisters TV, cyari kimeze neza cyane. Abantu batabashije kukibona boja muri komenti, harimo linki muraza kukireba. Ahubwo mwabwira abantu kubyerekeranye na TV yanyu, uwo bashaka iyo basanga he? Umuntu dushaka yadusanga kuri channel yitwa The Sisters TV, niho dukorera gahunda zacu, haca ibintu bitandukanye, hacaho ivugabutumwa, hacaho indirimbo zo kuramya no guhimbaza, hacaho ibiganiro bitandukanye by'uburyo bwinshi butandukanye. Ikintu cyose abafana bacu bifuje ko tubakorera tuba turi ready kubikora. Duhashisha n'amagame, twigisha abana ururimi, abana batoya batazi ururimi rw'ikinyamurenge, ndetse n'abandi bantu bose bashaka kutuganiriza babe biyegerejwe kuri iyo channel. Umuntu rero utari wumva icyo gitaramo bari bavuze, agiye kuri The Sisters TV ashobora kugisangaho, hanyuma agakora subscribe, comment na share, yabadufashije. Murakoze cyane. Iyo ni inkunga ikomeye aba bateye, ayo ngiruta amafaranga aramutse abaterereye subscribe, agasharinga iyo video, yarangiza akayilikinga. Icyo gitaramo cyanyu cyari kimeze neza cyane cyane, ni igitaramo kitarimo uburyarya. None musanzwe
nkinjira mu ikanisa ibyo turabizi. None se hari ikibazo nari ngiye kubabaza, tugiye gukora bukeya akantu gatoya kitwa ngo ni Bible question cyangwa se ibibazo ibyo muri Bibiliya. Ahantu dutangirira tubwira nk'ijambo ryo muri Bibiliya uzi usoma warisoma ukumva nkaho utaritahuye cyane ibivanye n'iryo jambo iyo urifashe ukarihuza n'ubuzima busanzwe ukumva nkaho bitarimo guhura. Se iryo jambo ryoba ririmo? Iryo jambo rirahari muri Bibiliya, yes kuko muri Bibiliya nyine irasobeye ku bantu nkatwe, yanditse ukuntu dushobora gutahura Bibiliya, ariko tugenda dutahuzwa dushobozwa n'umwuka. Ariko iryo jambo ririmo, ugereranije no kureba ubuzima busanzwe ukareba n'iryo jambo, ntabwo hari bimwe bitagenda bimacinga ngo bihure, nyine uza ubona ukareba ati bino bintu ntibihuye. Ni ijambo riri muri Samweli wa mbere 25, Samweli wa mbere igice cya 25 kuri 25, rivuga ngo izina ni ryo muntu. ya uvuze ngo ni Samweli wa mbere, reka tuhasome utaza kubesha abantu. Ese ngo ni Samweli wa mbere 25 no kuri 25. Reka tuhasome, reka dusome Bible ikinyarwanda. Haravuga ati ngo ndakwinginze Nyagasani we kwita kuri icyo kigoryi Nabali, kuko yitwa ko ari izina niryo umuntu, Nabali niryo zina rye, kandi ubupfu nibwo kamere ye. Ako kantu. Ariko njyeweho umuja wawe sindakabona abagaragu bawe watumye Nyagasani. Ako kantu nyine karatangaje. We kwita kuri icyo kigoryi Nabali, kuko yitwa niko ari izina niryo muntu, Nabali niryo zina rye, kandi ubupfu nibwo kamere ye. None ga uko tubwiye ngo icyo kintu ntabwo gihura cyane cyane n'ubuzima busanzwe, izina n'iry'umuntu. None se abandi abasista batwegereye mwemezanya n'icyo kintu ko izina hari igihe ritohura n'umuntu, kandi izina hari igihe ryohura n'umuntu, kubera ko babivuze ngo izina n'iry'umuntu. Sister aravuze ati we byarabisomye abihuza n'ubuzima busanzwe ahita asanga hamwe ntabwo ari byo. None se ngo tubwira impamvu wabonye ko atari byo? Impamvu nabonye ko atari byo, hari igihe wenda umubyeyi agerageza kwita umwana izina, ariko umwana uko akura ya zina ntirise nawe. For example, no kwita umwana wanje Nduwimana, turaja mu Kinyamurenge kuko turi Abanyamurenge. No kwita umwana wanje Nduwimana cyangwa se navuga ni amazina menshi agiye atandukanye. Umuntu uvuze ngo Nduwimana, donc uwo muntu ni uw'Imana, ategetswe gukorera Imana. Icyo ikintu cyose nyine kiba kiri mu bumana, donc mu mubiri we ategetswe kuha akawugira urusengero rw'Imana. Ariko yakura umwana yageze nk'imyaka 15, ugasanga umwana yagiye mu nzoga, yagiye mu bintu bitandukanye by'isi. Ese muri ico gihe nibamuhamagara ngo Nduwimana, bamusanze mu kabari, urumva iryo zina azaba ari we muntu? Uravuga ngo yeme ngo nabonye Nduwimana mu kabari. Donc urumva ntago ibyo bintu nyine bihuye. Niyo mpamvu jewe mvuga sinzi ko abana bo bumva yuko ari cyo kimwe, ko izina ari ryo muntu. Icyo kintu uvuze
abe nanje ari umuzamu tutwaranaga mu ikanisa, bamwitaga ngo ni Habyarimana. none uwo muzamu akanywa inzoga n'itabi shemwe z'urundi rwego, kandi yitwa ngo ni Habyarimana. sawa ariko tukiri aho ngaho, izina rya Habyarimana umubyeyi wenda aba yagira ibyise umwana bitewe n'uko wenda yabyaye Yagiye mu buryo amubyaye. bukomeye, Yeah, akavuga ati kubera ko nabyaye bingoye ni Imana yatumye mbyara Habyarimana. Ariko haba nk'undi muntu ugasanga wenda ku rugero yitwa Masengesho. Masengesho akaba amasinda guhera kwa mbere uri kumva, cyangwa Masengesho akaba abaho atazagera mu ikanisa, atazi ngo atazi niyinga atazi nk'amasengesho ni ibiki, ndetse bo namubwira ngo senga, akamubaza ngo gusenga ni kandi yitwa Masengesho. tuyisenge, urumva uko Tuyisenge. byukusenge, nyina yamwise izina nyine ry'umuntu uzaba imbere Imbere y'Imana, y'Imana. amwita Masengesho. Ariko Masengesho ntazi ngo ikanisa ribahe, n'igihe wenda agiye nko kuba kubivamo akaba umuyisilamu, wari wabumva umuyisilamukazi witwa Masengesho, ukazamva ngo ni Masengesho Aisha. maybe wa mubyeyi yise umwana Masengesho kubera ko yamukuye wenda mu masengesho, wenda yabonye uwo mwana mu buryo bwo gusenga, amubone yumva atari indi zina yomwita yomwita Masengesho. kandi twaje ku Bibiliya yatubwiye ngo izina ni wo muntu, nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo izina ni wo muntu, uyu Masengesho yagombaga kuba ari umuntu w'amasengesho, uhora mu masengesho. Ariko ugasanga amasengesho ahora ibibazo byukira mu kabari, tazi ngo gusenga ni ibiki, tumubwire ngo ikanisa ribahe tarizi, n'igihe wenda agarutse akaja mu bayisilamu. kandi ni igitangaza kumva umuyisilamu witwa Masengesho, kuko abayisilamu bagira amazina yabo baza baha umuntu aho. Igihe rero Masengesho yagiye mu kisilamu, usanga abayisilamu bagiye kumuha izina rye, irindi zina ry'ikisilamu rijanye n'idini. Masengesho ugasanga wenda yitwa nyine Masengesho Aisha nk'urugero, kandi ari nyina yaramwise Masengesho kubera ko yamukuye mu rusengero. aho hari novuze wiki Iwabyumva nawe navuga uko abyumva. uwo tugiye kuzumva. murakoze. njyewe ukuntu mbyumva ni uko rimwe na rimwe umwana usanga yitwa amazina byaravuye ku mubyeyi we, cyangwa se yarizwe izina bitewe n'ibihe umubyeyi we yari arimo. nk'uko yari avuze ngo Masengesho, wenda mama ashobora kuba yararimwise kubera ko wenda yaravuye ida mu masengesho, cyangwa se wenda yaramubonye mu buryo bwo gusenga. ariko kandi turi aho ngaho, reka tuje ku yandi amazina. usibye gusa n'iryo ngiryo, hari igihe usanga abantu bitwa Mwizerwa, ariko ugasanga ari hehe gereza, baba ibyiringiro ari mu gasho, ukaza gusanga wundi witwa ngo ni Mutokambali, akaba ari umupasiteri. Mutokambali na pasiteri abapasiteri aho. none se akujya muntu witwa Mwizerwa amaze abantu no kubiba, none izina ni umuntu. mukomereza aho ngaho, turacara aho kuvuga ngo izina si umuntu. burya umubyeyi iyo yise umwana izina aba afite muri we espoir yo kumva yuko rya zina yise umwana rizomukurikirana, cyangwa akaba afite ukwizera yuko byibuze ririya zina rizogira akamaro mu buzima bwe bwa wa mwana. kuko ufashe umwana ukavuga ngo Mwizerwa, donc uba uvuze ati Mana ndazi neza ko uyu mwana azoba umwizerwa hanze mu bazo batuyeho, nanje kuri njyewe mama w'umubyaye, donc muri sosiyete azoba umwizerwa. ufashe umwana ukavuga ngo tuyisenge, dusenge iyo mana, donc ubufashe ubumuremyemo ikindi kintu. ese mwari muzi yuko izina mama washobora kwita rishobora kukugiraho ingaruka?
aho ukiri aho none se kuvuze ngo iby'umubyeyi yise umwana nibyo bimubaho Yeah, nibyo bimukurikirana yeah. none se ababyeyi bita abana ba macozi cyangwa bakabita ngo bande ngo Bamahangayiko. bamahangayiko abandi Noneho ngo Bamasumbuko, bamagumu. bamakuba. none se uriya mubyeyi iba bashyize umwana ngo macozi azahora agira macozi hari igihe yaba yaramubyaye bari mu macozi Nizo hari ntiyaravuze. hanyuma maribu Maribu nyine yaba ari mu maribu nyine. mu bibazo Mu bibazo. Ese yaba yaramwise ari mu bibazo ariko none nimba izina rikurikirana umwana cyangwa izina nimba ari wo muntu ni gute macozi umubyeyi yo kwita umwana twovuga rero ngo ni urujijo rw'umubyeyi. umubyeyi yo kwita umwana Ibyo wewe waciyemo tugatume byimpakitinga umwana wawe. ubundi nimba yaraciye mu bibazo Nimba njye ufite umwana naraciye mu bibazo macozi. wenda namubyaye ku Ufite mezi amahirwe. 18 sibyo yagumye mu nda yanjye mpaka ku mezi 18 cyangwa se umwaka n'amezi amezi 18 n'umwaka cyangwa se umwaka n'amezi hejuru. Nimba naramuhangayikanye muri ya myaka 2 cyangwa umwaka mu nda tibisigura yuko navuka nama mwita ngo maribu cyangwa se mwite ngo ese umwana yo uwo mutindanye mu nda cyangwa iyo yavutse igihe yararengeje igihe niho wamwita izina ribi nibyo cyangwa niho namubwiye wamwita izina rya ni urujijo rw'ababyeyi kuko abana twe twisangana amazina wowe wasanze ufite izina uyu yasanze afite izina nanjye nasanze afite izina twebwe tugira impact y'amazina ababyeyi batwise nibyo nari kumvuga kandi rimwe na rimwe amazina akadukurikirana ugasanga nyine wabaye macozi wabaye mahangayiko ugasanga macozi hari nk'umuntu uzamaduka akamavuga ngo isi irabahenda akamahita umwana wiwe isi irabahenda nyine urumva agahenda isi nyine ikabibahenda urumva isi ihenda abantu cyangwa se umwana akamuvuga ikizina nyine kivuye ahantu ibintu nyine kera cyane bo bitaga amazina mabi bafite impamvu bazita abana babo amazina mabi rero nabajije kaka arambwira ngo kera babitaga amazina mabi kubera ko ngo uyu mwana iyo banywa kwizera kwabo kwababwiraga ko nibita umwana izina ribi niho azubaho n'umwita ryiza azopfa ugasanga umwana bamwise nyine uruzina rutari rubi kaka akayitwa nyanzara ni ukuvuga ngo abantu twitwa amazina bitewe n'ibihe turimo ariko icyo gihe cya kera cyarashize ntabwo babakikoresha oya urumva ko icyo gihe cya kera niyo myemerere nibita umwana ndayisenga nibita ndayisenga umwana arahita kandi kiriya gihe ntabwo bari bakamenya imana bari bakisenga ibigirwamana abantu bari bataremera imana icyo kintu turacyakiriho neza njyewe kindibuka ari umukobwa twiganye yitwa ngo Tosha Sukari uko nyine no Tosha Sukari twariganye mu ishuri undi mwana yitwa ngo ni ugasanga umwana yitwa ngo ni Magumu njyewe abo ngabo twariganye hariho n'abantu amazina usanga ngo ni Nduhira iminsi ukumva none hawe umuntu yita umwana we Nduhira iminsi naho icyo kintu oya gusa hari igihe izina riba umuntu hari n'igihe izina ridahura na nyiraryo ridahura n'umuntu ariko nyamara turebye nje nzi abantu benshi bitwa ngo ni ba Tuyisenge Tuyisenge nzuzu usenga Tuyisenge bose usanga nyine kuva ryavuka yaratarasenga n'umunsi n'umwe aho ngaho haracyari k'ikibazo noneho ugasanga aho umubyeyi yise umwana izina ryiza kugira ngo uwo mwana azobe umuntu muzima ariko bwacya ugasanga umwana ahise avamo ikindi kintu ugasanga yise umwana Vyokusenge umwana agahita ahozukira mu kabari cyangwa akaba umwicaye cyangwa se hakaba wundi abandi bantu ugasanga afite akazina
karimo Yesu ariko bwaca agahita aba umuyisilamu nubwo ugasanga afite ubuzina bubiri akazina k'Kristo n'akazina k'Isilamu kandi ivyo bintu cyane biba ni muri East Africa ntahandi henshi ariko Bible igahamya ko izina ari umuntu kandi urebye Bibiliya tugiye mu buryo nyine bwiza kubera ko ugiye muri Bibiliya hari abantu benshi Imana yagiye ihindurira amazina Yakobo kigeze gufata Imana arayibwira ati kene kumpeza umugisha Imana iramubaza ngo witwa ndi arangira avuga ngo nitwa Yakobo irahita iramubwira ati kuva uno munsi uhindura izina wiswe Isirayeli urumva umugisha yamuhaye Yakobo ryari izina risobanura kuriganya yes urumva bya bindi twako tuvuga hariho amazina azaba umuntu azaba umuntu hakabaho amazina azatuma agukurikirana kubera bivanye na kwa kundi bakwise nimba mushiye ukuntu ijambo ryavuze ngo Nabali bisigura ngo ikigoyi Nabali uko yitwa niko yaraye niko ari niko ariko character nyine Nabali we yakurikije izina rye yakurikije character y'izina rye ariko ntibivuze ko hari n'undi muntu ushobora kwitwa nabi ariko akaba akora ibintu byiza bitandukanye na rya zina rye yes harimo bita ngo ni abesi bisigura ngo ni agahinda bwarakeye amenya yuko izina rye risigura agahinda aza gusenga abwira Imana ati Imana impumugisha woze izina ryanje buke ahitaba umutunzi kurusha bene se bose urumva ko izina rye ryaragahinda ariko tigeze ageragahinda kubera ko yatahuye yuko izina rye ari ribi arasenga Imana imuheza izina ryiza ariko itahinduye izina ryiwe aho rihesha umugisha tu agahinda kava ku izina ryiwe bishaka kuvuga ko bishoboke ko wenda nje kukuntu mitekereza impamvu umuntu wenda yo kwita umwana wiwe mwizegwa bwacageta aba mwimivye uruhagwa nyine ugasanga umuhana wose inde wibye ni mwizegwa ishinde bageze gutya tuyisenge inde wabagize gutya ugasanga nyine Kongo kikina nakoresha cyane amazina izina rishobora kuba rigira impact nini ku muntu kuko usubiye no mu Kinyamurenge hari umugani bazabaca ngo iso ntakwanga kwita nabi iso akwanze ntakwanga akwita nabi ni ukuvuga ngo iyo yakwise nabi rya zina yakwise riragukurikirana uko baza baca uwo mugani sinzi impamvu bawuciye iso ntakwanga uwo mugani usobanuye bisobanuye ko urwango iso wenda ntashobora kukwanga ariko iyo kwita nabi izina yakwise riragukurikirana ahangaho abantu batari bazi ako kantu turakamenya ntabwo nzi neza ko mbisobanuye ariko bimeze ariko nzi ko uwo mugani uba kunje ari undi nimba ari Kinyarwanda nimba ari Kirundi simbizi avuga ngo umuvyeyi yakwanze akwita nabi kimwe n'ibyo urumva ahita guterera izina nyine ati sometimes rya zina yakwise ribi bikagukurikirana nyine kandi bivanye n'amarangamutima yari kwitanye ijambo ry'umuvyeyi igira impact bivanye n'amarangamutima yatumye ari kwita wenda amarangamutima y'uwo munsi yarameze nabi akakwita uruzina nyine ruza nyine akamaro kubandikaho uzorebe n'umwana wakuze umuvyeyi bamubwira amagambo mabi wenda akamubwira ngo mindset y'umwana hita yakira bya bindi umuvyeyi yamubwiye akabikurana agahita yumva nyine ko ariko ni ikigogi akabyakira akaba ikigogi nyine akumva atakintu cyiza camuturukaho ukiri aho hari aho nari ntuye ni agashoti story k'umwana w'umukobwa nyina yahoraga amubwira ngo wowe nukura ngo ntakizimarira noneho akura kandi ari nyina umubyara gusa kubera ko yari aba kwa se wabo nyina akumva yuko amubuza umugisha kurya kuntu umukobwa ashakwa n'umwana
ariko umubyeyi w'uwo mupapa ntiyaramwanga pe, yarangiza akaguma ahambwira ngo wowe ngo nukura ngo ntacu uzimarira, ntacu uzovamo, uza mbona uzotwara inda nawe ukagira gute. noneho umukobwa akura muri mindset ye ariko yumva ko ntacu azimarira. umunsi umwe aratwegera, twari abantu babiri twicaye, aratubwira ngo ese ngo mama wawe akubwiye ngo ntacu, sinzi ukuntu twago tuvuga, araje ushanga je ngo mama azambwira ngo ntacu nzimarira nikura, ngo ndinze, kandi yari afite ubwenge bw'ishuri pe, ngo ndinze ngo mari ishuri, yari ari nko mu wa 5 wa segonderi agiye kurangiza, ngo ndinze ngo nimara ishuri ngo nzoshaka umugabo. ndambwira kubera ko utomara ishuri ngo ushaka akazi, ngo mama yarambwiye ngo ntacu nzimarira, ngo gusa ngo akazi nzoshobora ngo kugenda kubaka, ngo nako nindashobora. amagambo y'umubyeyi yagiye yifata umwana cyane cyane. turangije turamwicaza turamubwira, wewe uri umukobwa w'imbaraga, ntabwo ngo ufate ibyo mama wawe yakubwiye kuva ukiri muto ngo ubishyire muri wewe, bikuremo wumve yuko mama wawe wenda akubwira kugira ngo agupushinge, byibuze ayo magambo ari kukubwira akubwira ko uburyo hari igihe umubyeyi yabwira umwana ijambo ribi ashaka ko umwana agira ubwenge, akavuga ati kwereka mama nimba azambwira ngo ntacu nzimarira ngiye kugishaka imari. hari umwana ushobora gupushingisha ijambo ribi igihe akuze, ashobora kumenya ijambo wamubwiye ryiza akanabitandukanya n'ijambo wamubwiye ribi, ashobora no kumenya impamvu wavuze iryo jambo kubera ko n'umuntu mukuru ni mature azi gutandukanye. ariko umwana muto akuze umubwira ko ari ikigoryi, umubwira ko atece azimarira, umubwira ngo dore uko kimeze, ntabwo ameze nk'abandi, we ahita abyisetinga we no kuvuga ko atandukanye n'abandi. ibyo ni ibintu twari tugiyemo biri oya byose kubera ko ni kenshi umubyeyi n'izina kenshi aho ngaho uri ntabwo ari kure cyane ibyo turimo, kubera ko kenshi tuzorebe ababyeyi benshi iyo ashaka kwita umwana izina, ikintu amaze kureba benshi ubu ngubu ari Google, usanga agenda akareba se umuntu witwa wenda gift nyine bisobanura iki, akareba ukuntu gift nyine bisobanura, byarangiza agahita areba ese abantu bitwa ba gift bateye gute, ibyo bibaho akabireba byarangizaga agahita avuga ati nje nkeneye ko umwana wanje azoba guki. cyangwa se ugasanga abandi babyeyi aho ngaho mvuzega abakeregeye Google yari itaraza, usanga aho areba umuntu akamufasha nyine akavuga ati naje nkeneye ko umwana wanje azomera nguriya muntu, byarangiza agahita amwita izina, agaciro ka rya zina. hari abantu ba kera bakundaga kwita abana amazina y'abaperezida, aho umuntu yitinze muri icyo gihe akamenya ko yomwita Obama mu izina rya Sekira, wenda ni umunyamuziki aho cyangwa ni umuperezida cyangwa n'undi muntu nyine umenyekanye muri umubyeyi aba yarebye eske ujya muntu ari kubwi we akenshi rero ntekereza ko babitaga kubera ko wa muntu ari umuntu uzwi cyane no agashaka ariko ntarebye ngo iri zina ry'uyu muntu risobanuye iki. urumva ibo kenshi ikintu yarebaga ati kene ko umwana wanje azomera kuriya, rero bagahita amwita izina ry'ujya muntu. ariko kandi ntibarebaga uno muntu izina rye risobanuye oya ahita areba gusa we gusa yarebaga ukuntu azwi, ari umuntu ukomeye uzwi wenda turebye iwacu ruguru. none ikibazo nuvuga amazina ejo ugasanga umuntu ugiye gushaka agahita asanga ari nyirabukwe, wenda ugasanga yitwa Nyamagaju, kandi tuzi ko nyine gaju n'inka, yes, aho se agahita yita umwana Nyanza n'inka, aho se agahita yita umwana Nyabihogo, Nyabigondo. tukiri aho hari ikibazo mba ntekereza, tuzokibaza wenda umuntu mukuru kuri twebwe watuye cyane kuko ntaho nabaye, ni kubera ko abantu kenshi wasanga bitiranwa n'inka. nuko abanyamurenge
umuco wabo Kuko Wari uw'inka. aborozi Nyabihogo hari iwe inka umuntu wese yumvaga ari uw'ingenzi ku buzima bwe yamwitaga izina ry'inka. aha turi aho ngaho njyewe ari umwana umwe twigeze kwivugana umunsi umwe kandi si n'umwana ahubwo ni umuntu ukuze hano hanze uzi ko habaye ikibazo cy'ururimi rwacu noneho uwo muntu tuvugana aravuga ngo iwe ngo hari akantu kamutangaje ngo yari ashaka kumbaza ati mufashe gutandukanya ubwoko bune bw'ibirayi ati nyakirayi na kirayi cy'umugabo na kirayi cy'inka ngo ni kirayi bateka ati mfashe unsigurire ayo mazina ko ari ane uyantandukanirize ibyo birayi bine nyakirayi w'umugore umumama na kirayi w'umugabo na kirayi cy'inka n'ikirayi cy'ibijumba batekamo ukuntu iwacu tubagaze bita ibijumba ibirayi n'indofanya ibi bijumba byari ibijumba ye cyangwa izo ndofanya ntabwo babyitaga ibirayi. ni ukuvuga ngo iryo zina rikomoka ku nka gusa kuba bararibiriye iriya ruguru ikirayi ni ikirayi ni ikirayi cy'inka nama n'ibyo birayi bindi baraza bitabamba ariko ibijumba kijya twe twita ikirayi indofanya nange indofanya ni nk'ibijumba ubundi indofanya nose like how watandukanye ibirayi ikijumba ni ikijumba ahubwo niyo umuntu yavugaga ngo ikirayi baramusekaga ngo yagize ikizungu manake izina ikirayi n'izina ry'ikizungu yajaga ibuvira yagaruka yavuga ngo ikirayi bakaba yavuga ikizungu mwomenya nako yazanye ikizungu karameze ibijumba by'ibirayi indofanya ngo ni ikirayi n'indofanya abe naje nyine ako kantu karansise ako kantu ubwoko bune bw'ibirayi abe namwe ubu nyine niyo sister asi nkaho abisigura neza ariko kandi aracyari ikibazo izina aracyari ibindi birayi bitatu cyangwa se cya kindi kirayi cyakivamo icyo ko nyine aho ari kirayi ko tuzi ko ari kirayi ahubwo izina ryacu niryo kirayi nyine nubwo iraruguru batarikoresha mu kirayi niryo zina ryacu babyitaga I think bitewe n'ahantu abantu batuye donc bifite amazina y'aha nyine oya ahubwo bifite amazina bitewe n'ururimi rwabo mu kinyamurenge nta birayi tugira mu bijumba kandi hari ibindi izo bitatu izo bindi bibiri ibyo birayi bindi bitatu yewe kumva ikirayi nyakirayi ni umukobwa nyine baba baritiriye inka y'ikirayi na kirayi w'umugabo na kirayi w'umugabo nawe ni same thing ni kuri yanka tu ariko kandi umenye ko n'inka yitwa ikirayi haranzwe izina ikirayi cyavuye n'ibara ry'inka ubundi ikirayi n'ibara mama nake iyo wise umwana wawe nyakirayi aho mwise ibara uwo mwise ibara ry'inka ko hari inka zirimo amabara atandukanye n'icyo kirayi nacyo rero kiri mu nka amabara y'inka kuvuga ngo ba nyakirayi na ba kirayi babise ibara ry'inka ariko bose oya kandi bavuga ngo babiteranga babitaga amazina asa neza kubera ko bakundaga ikirayi n'inka isa nimba ikirayi ari inka y'umukara umwana yavutse bari bagira n'inka yitwa mukara ariko ziraba zirabura mukara ziraba zigeze zirabura none se kirayi ni kirayi nyine kirayi ni nyine rigiye kuba nkanganga wanga mu bintu by'umurayi kirayi ubu yewe kubera ko ikirayi nyamukara nyine baba bari abantu kirayi ni umukara kirayi ni umukara ese ubundi ntabwo baza bavuga inka ngo ni umukara ni kirayi iriya nka igiye nko gutukura iriya igira izina ibara rigiye
ka chocolate iriya nka yitwa ngo igaju none igaju n'iriya shokorete bihuriye niko yitwa iyo ngiza ahubwo nyine abantu batwandikire muri comment ahubwo nyine nuko ngo kubera ko njewe inzi ko nta kirayi kirabura kikibaho ayiwe none ikirayi gitabo ikirayi kingira cyo gufungura none biriya birayi none ikirayi kurumva ari ihe je kinze manga ikirayi hari baresa nk'ikiuzu basi ya sister ngaho uri hagati ingo ni gaju nyine gisukuntu nyine iyi ni gaju cyangwa musengo no akantu ka musengo tuzajya kubutuza ababiganiro kiri next tuzazaga umuntu mukuru hejuru y'amabara y'inka cyangwa se ibyo mu kinyamurenge cyangwa tuvuga amagambo y'ikinyamurenge hanyuma abantu bari kudukurikira batwandikire muri comment batubwire ngo badutandukanyirize inka y'umukara n'ikirayi cyangwa se nabo basho kutubwira itandukaniro ry'ubwoko bune bw'ibirayi kubera ko haracyari ikibazo aho ngaho hagati ntabwo ikibazo cyari cyakemuka neza muranyemeje ngo ikirayi ngo mwituze ariko singira none si izina nkuko ba nyagituku ninka ziriya oya nyagituku none nyagituku abaravutse ari inzobe nyagituku ni nyagituku ntumva ikintu cyo gutuku kandi wawe utubwira ngo mukara ndahahuriye na kirayi nyagituku yatobinka none ningakugiye kwita umwana wawe ngo Nyanzo none ba nyamukara bavuye kugira nyamukara nyine ni nyamukara mwana yavutse hari abantu bitwa mutirabura kandi mutirabura ubwo rihuye na mukara oya mutirabura nyine ntago abayirabura n'umuntu utirabura abo bazitwa gutyo kandi ari ibikara ni bya kwa kundi ukavuze ngo izina sibo ubundi dutegerezwa kumenya ese agaciro k'izina naho ngaho tukizi kuko umuntu umwana umubyeyi azahita umwana ngo Nyanzo ajya gusara karaho kwaje akamamwita ngo Nyanzo aho se none se jewe inzi ko hari abantu bitwa nyakira ikibazo kindavuga kandi uwo nguwo tuziranye byo hafi nta kibazo nonoga azozumva niwe mwiza ariko nizobe abo niba ari ikibazo nyakira nizobe izina rero taga ari wo muntu kubera ko uvuze yuko nyakirayi ari ibara ryirabura kandi ba nyakirayi b'inzobe urumva ko izina si umuntu kuko mama wisha yabivuze byibuze wasanga ari kubera ko abantu bahaga inka agaciro cyane oya umubyeyi we abantu cyangwa wenda ugasanga yari afite inka zitanu zifite amabara atandukanye yabyara umwana akamwita bigondo yabyara umwana akamwita kirayi yabyara umwana akamwita irindi zina n'ibyo nabyo birashoboka ariko ruguru abantu ba kera bose yumvaga umwana yise neza agomba kumwita izina ry'inka atitaye ngo umwana arasa n'iyo nka cyangwa ikibasi reba nk'umuntu akameta umwana we ngo bisa n'inka biraruta aho kugira ngo bakubwire ngo uri nyakirayi kandi uri inzobe kandi uri inzobe wewe urasa n'inka none kubera ko bazikundaga plus baziha agaciro niyo mpamvu kubera ko dushobora kubyara umwana wawe ukamumwita ngo arasa n'inka sinza nyumva bavuga ngo amaso ngo y'inyana ubwo ngo ufite amaso meza nyine kubera yuko bakuba abanyamurenge twese tuzi yuko bari bafite inka nyinshi usibye nyine wenda bagiye bamuvinga bava iyo bari batuye niyo mpamvu nimba yari afite inka zirenga 5 zifite amabara atandukanye kirayi kigaju bigondo akamabyara umwana umwe akamwita nyabigondo undi nyakirayi undi kirayi akamwita nyine y'amazina ya zankazi nabyo birabera agaciro ntabwo tuzanze ariko se kwita umwana izina ry'inka ibyo bintu bakoraga nibwo ko murumva byari byo ahubwo uvuga ngo bafataga inka akaba ariyo w'agaciro kanini kurenza umwana ahubwo nyine sister ukira aho ngaho aho ruguru hari ihene hari imbwa hari ingurube
kuki batitaga abana amazina y'ihene Ih, kaze ihene zo zifite amazina zirayagira batwandikire muri Zirayagira. comment. zirayagira zirayagira Tubwire Babyandike atatu. muri nta kintu comment. kitagira izina Tubwire Ihene atatu si- y'ihene. usibye izina. uko ingurube Ihene. ingurube n'indagira zigira karindwi oya ifite hafi atatu ibiri, ariyo oya ahubwo ifite abiri. atatu Si black ariyo na white. oya ye amazina Habe yazo z'imyeru. oya Bakayita umweru na na mukara oya avuze amazina hariho Amazina. izo bita hunga umukiza ko ari ku gihe cya Yesu ga ngo Yesu yafashe amapepo ya mata mu ngurube urumvaga ngo zirahunga ngo zimaze guhunga ngo bazita hunga umukiza oya ihene zigira amabara nazo ahubwo ihene amazina nazo bazitaga bitewe n'amabara Nzi ko ihene. Tubwire Ihene atatu usibye y'ihene. ihene, hari irindi zina. nazo zari zigira amabara yazo niyo yatumaga zigira amazina ahubwo None kiyeni njyewe ifite white and Ihene black bayita gute? ako kantu. hari nyine sinzi sinyanyibuka iryo zina ngo ryitwa gute ariko hari ukuntu ihene ifite black na white yari igira izina Inka ifite black na white. aha iryo zina bitaga iyo nka niryo bita niyo hene ngo ni kibamba aho kibamba umukara Oh, n'umweru ihene yitwa kibamba. hari umugabo uzi gito ngo ni kibamba inka yitwa kibamba ihene sinzi ko bayita ariko nayo izigira amazina ngo zamu nimba ari za mutamu nimba ari za aha mutamu. izo ni ihene za mutamu manake Bitondara. amutamuriza iyo ni ihene Eh? si mutamuriza oya si mutariza umwana tagaruka umutamuriza ku ihene oya nje nzo numva mutamu kubera ko hari abantu twita mutamuriza oya bano baje guhamagara agahita bamutamu ni mutamuriza umwana abana mutamu w'ihene narize mutamu nyene ihene nyine nyiri ihene nta rindi tungo abanyamurenge bigeze bita amazina uri kumva ni ukubera ko bari bafite inka nyinshi bo batwitaga amazina y'inka inyinije ikibazo mba ndi kwibaza ko murumva umwana n'inka ariko icyari gifite agaciro mu banyamurenge inka abantu bazotubwire muri comment ako kantu rero ga umwana zari n'inka nyinshi niko cyari gifite agaciro ni uko arizo batungaga nyinshi gusumba abantu ureke no gutunga abana bari benshi ariko 15. mbese wowe usanga Ariko- umugabo muzima afite inka 100, 500, igihumbi wamara ukambwira ngo ntaheze inka ziba agaciro oya njyewe impamvu ndi kuvuga ngo inka zari zifite agaciro kurusha abana ni uko abana bitirirwaga uzi ko muri Kongo abanyamurenge inka yapfuye batayijyaga n'ubu ntibayijya ngo n'inyamaswa aho ubu ngubu batambaye ubu basigaye bazirya inka hari abantu benshi batakaza barya inyama y'inka ngo ntiyoshobora kurya inyama y'inka kubera ko ntabwo yorya inka oya ngo ntiyoga inyama z'inka ngo namaramwe amata. ngo namaramwe amata hariho n'abandi abamama bose ngo ntibajyaga inkoko ngo ntibajye inkoko ngo basangire n'abana ngo bakwe baza bazirya aho Eshiye kaka amagi kaka waje amagi n'amama ndaza naramaze ni uko utayarya cyane arambwira ngo yaye ngo tiyosangira n'abakwe none se mama wawe igihe cyose yari ataragira abakwe ntiyozijya. jamais urumva aho ngaho icyo kiganiro tuzokomeza utaha aze akidusobanurira kubera ko uzamusanga umubyeyi akamaduka inka mu zindi iryo zina azanye inka mu zindi uyu mwana avuta babaye inka mu zindi baba bazanye gushorera mu zindi nyana narabibajije barambwira ngo nuko umushorerana nyine inka mu zindi ni uwabisobanuriye yambwiye ngo ni nko kuvuga ngo iciza mu kindi kuko zanka nizo bahagacira kuko bamugisha yavuze oya mbese ubavutse uri inka jewe icyo kintu ndagipinze kandi ababyeyi bacu tubavutse guri ababyeyi bacu twe abakobwa nitwe bakundaga kwitirira ibintu by'inka ni ukubera ko waje nyine uzozana inka uri kumva hariho n'itwa wa mukobwa jana twe abahungu nk'ababaye izindi abahungu ntabwo babitaga amazina y'inka cyane nizo niwo si icyo ngicyo nyine kubera ko uzozana inka ariko twebwe ngo mukobwa jana zaje inka mu zindi inka mu zindi zaje nyabigondo ngondere y'inka Kararerera inka ako kantu rero wewe tagaciro wewe ariko inka ariko abi niyo yavuze inka cyane ubutaha tuzobiganiraho neza kubera ko
kuko batitaga abana babo ihene cyangwa se intama, kandi intama wenda zari ibyo zihari bintu umuntu wabidufasha n'umuntu mukuru, kubera ko njyewe cyangwa ubushize twebwe twavuye ubushize ari akantu nigeze kuvuga ahantu mvuga, narabaje cyane abantu hejuru y'inka n'imbwa. Noneho imbwa ibwabura ibwana byinshi kurusha inka, ariko ugasanga nta mugabo ufite imbwa 50, ariko hari abagabo tuzi afite inka 100, kandi inka ibyara rimwe ku mwaka, imbwa ibyara 2. Ikibazo cyabaga ari iki ngiki, imbwa zazivuka zija hehe? Icyo nicyo kibazo. Kandi zose ntabwo imbwa twavuga ko izija mu ishyamba, imbwa n'itongo ry'imuhira, kuko n'inka aho ari itongo ry'imuhira. Abantu batunze imbwa ko abandi bantu batunze inka. Hano abazungu nabo habaye ikibazo, uzamusanga umugore afashe imbwa akayiheka. Hano habaye ikibazo gusa. Ibyo bibazo byose bizoba mu kiganiro gikurikira. Ubwo rero uvuze gute kurangiza hejuru y'imbwa, ukuntu umuntu watungaga imbwa ruguru, iyo mbwa atagaciro yagiraga, umwana agaciro yagiraga, umwana yaracagaho akayikubita, umugore yacaho akayikubita, uwo mugabo yacaho akayikubita, urumva? Kandi iyo mbwa ni itungo ry'umuntu atungiye mu rugo. Maybe imbwa za ruguru zigira n'akazi, zakaza zirinda n'inzu, kandi imbwa zigahiga. imbwa ifite ubundi ndibaza abantu batungaga imbwa ni abahizi, kandi n'abandi bantu barazitunga zo gucunga urugo. kandi yambwa nubwo yakoraga iyo mirimo yose iragaburirwaga, niyo bayigaburiye bakayiheza ishwana ikarara hanze yari yemerewe gukandagira mu nzu boyica. icyo kiganiro ubutaha tuzoganira hejuru y'ibyo bintu, tuzotumira wenda umuntu mukuru aze adusigurire ariko n'ababizi ibyo bintu neza, cyangwa se umuntu wese ubizi azandike muri comment, kubera ko njyewe byarancanze. N'abandi bantu bashaka ikindi kintu tuzavugaho bacyandike muri comment kugira ngo tuzobivugeho. Yes, rero tubibutsa abadukurikiranye kugeza ku musozo, twari kumwe na The Sisters, abaririmbyi beza cyane, baririmba neza. Abantu bazogende kuri channel yabo, iri muri comment, turashyiriramo namara wikandeho wumve igitaramo cyabo kimeze neza cyane, kandi nzi ko uzafashwa, uzogira ibihe byiza. Rero tugeze ku musozo, ariko tubasezeranye kandi bazogaruka, kubera ko tuzoganira hejuru y'iyo part 2 y'ikintu cyitwa izina. Ntabwo turangije, kubera ko hari ibisubizo tutararonka hejuru y'izina, ukuntu adahura n'abantu, n'ukuntu abakera bitaga amazina abana babo y'inyamaswa kandi bazi ko ari inyamaswa. Icyo kintu tuzokigarura tubiganireho, wenda tuzozana n'umuntu mukuru, cyangwa se umuntu ubizi cyane, cyangwa se namwe mugende mubikore ubushakashatsi n'abadukunzi batwandikire. Yes, hari aho ngaho n'umuntu wese wumva ko hari igitekerezo bifiteho yocyandika muri comment, kugira ngo urujijo rumwe rumwe arugabanuke, ukuntu nyakirayi ari ikintu cyirabura, umuntu ari inzobe agahita yitwa nyakirayi, aho umuntu w'inzobe ugasanga yitwe ikindi kizina nyine cyirabura. Rero simba ari ijambo mwabwira abakunzi b'iyi channel, kandi tunashimira cyane ko abantu hano baradukunze cyane, bakomeza gukora ikintu cyangwa ni subscribe na comment, uburyo cyagiye izamuka neza cyane. Abantu bose wakoze subscribe, Imana imweze umugisha, nta kindi twabaheza, kandi channel ni iyanyu kwa ukunguku, kubera ko ni mwebwe muza mumwara umwanya muremure murimo kureba ibihabera. Rero simba aricyo mwubwira abantu kugira ngo tugere ku musozo. Nta bindi birenze, no kubashimira. Turashimira abantu bose bo kuri Voice of God, Voice of God,
Yeah. Imana ibaha umugisha, turashimira CEO wayo Yeah. wadutumiye. Imana ibaha umugisha, murabona ko yatwakiriye, turamushimiye cyane. Cano ye biragabura, umuntu wese azatumira azamenye ko naza azasanga Twakiriye neza. ikindi abantu bazadukurikiye mukore comment, subscribe, mukomeze mumuteze imbere kandi mugere n'iwacu naho hari ibintu byiza bafite byiza byinshi kandi nabo bafite ibyiza byinshi. Link iri muri comment hano hasi. aho ngaho waba ureba. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi mukomeze mwenjoyinge kino kiganiro. Kandi channel yacu irabigabura neza cyane, twabagaburiye mwahaze tubeza amadirink. Rero ciao ciao, Ciao, Imana ibahe umugisha. See you.